wenda bisa nk'ibidashoboka, gusa tekereza uramutse ubyutse nijoro hanyuma wareba hanze mu kirere ugasanga hari amezi abiri bitandukanye uko twari dusanzwe tubona ukwezi kumwe. Ubwo muri icyo gihe urumuri rwaba rwiyongeye, abantu benshi babyuka nijoro bareba hanze, bareba igitangaza cyabaye, abakamera bakamera, abandi bose bavuga inkuru y'ibyo babonye. Gusa ntabwo twaba tuzi neza ikigiye gukurikiraho, ntabwo twaba tuzi izihe mpinduka zigiye kuba, ingaruka zigiye guteza isi, ese ni byiza cyane bibi. Icyo twakwishimira gusa ni uko twabona ko ijuru naryo risigaye ryaka nk'uko amanywa yaka. Gusa mu by'ukuri ni iki cyaba? Ibyo tugiye kuba twamenya uyu munsi. Ubundi abantu benshi bazi ko ukwezi ikintu gushinzwe ari ukuba kwamurikira isi mu gihe cy'ijoro. Gusa si cyo cyonyine gukora. Ikintu tutazi ni uko ukwezi burya ari kimwe mu bintu biturinda ibintu byinshi ku isi tutazi. Ndetse ukwezi kugira akamaro kanini ku isi mu bintu byinshi tubona ariko twebwe tutigeze dutekereza. Ibi ngibi rero nibyo ngiye kuba nakubwira. Mbere na mbere tekereza ukwezi nka rukuruzi. Iyo rukuruzi ikaba ikurura indobo y'amazi. Mu by'ukuri ikintu utekereza mbere na mbere ni uko ayo mazi aragenda ajya mu cyerekezo cy'uku kwezi cyangwa se cy'iyo rukuruzi. Rero tekereza iyo ndobo y'amazi yaramutse itari amazi make nk'uko tubitekereza, aramutse ari nk'amazi menshi angana n'inyanja yose. Ibi rero nibyo ukwezi gukora. Ukwezi gufata amazi ukayakurura kwerekeza ayo mazi mu cyerekezo kurimo. Ibi nibyo twita imivumba. Kuriya tubona amazi atangira kugenda asa nk'afite icyerekezo ari kujyamo, bikorwa bitewe n'aho ukwezi guherereye ndetse bitewe n'uko ukwezi kuri kuyakurura. Rero tekereza ukwezi kutakiri kumwe ahubwo habayeho amezi abiri. Ayo mezi abiri rero yaba yabaye gutyo atangira gukurura amazi mu ntera ndende. Bityo ayo mazi ashobora kuba yakwisanga ku butaka bwa muntu aho atuye, bukaba bwakwangiza ibikorwa remezo. Uretse ibyo kandi, iyo amato yagendaga mu nyanja yatangira kubura uko agenda kuko inyanja yaba iri kwihuta. Bityo byateza imiraba myinshi mu nyanja ndetse uko inyanja zitwaraga byatangira gutandukana. Birumvikana ko inyanja yatangira kuba mbi cyane, haba kuroba bigatangira kugorana. Ubundi mu busanzwe ibi ntabwo bishoboka, gusa dutekereze twebwe biramutse bishobotse. Ubwo tugiye gutekereza ko ukwezi kwa kabiri kwaba kuje kwaba kungana n'ukwezi kwa mbere, ndetse uku kwezi ntikwigere kugonga isi, nako kukagendera muri orbit yako kuzenguruka isi. Mbere na mbere tubona ibyo ngibyo buri wese yakwishima agaserebura. Ku isi yatangiye kongera urumuri rwagaragaraga nijoro, ndetse ubwo abantu bakaba bakiryama nijoro, ubwo batangira gukora cyane bidasaba amatara menshi, ahubwo basaba amatara make yo mu nzu uko bajya bakora nk'uko ku manywa byari bisanzwe. Nubwo ibyo byumvikana nk'aho ari byiza, gusa rimwe na rimwe ibyiza biteza ibibi. Nk'uko nabivuze mbere na mbere inyanja ntabwo zakwitwara neza, bityo kuroba byagorana, ubucuruzi bukorerwa mu mazi byagorana, ndetse ingaruka zaba ku bantu bituriye iyo nyanja batangira kubaho mu buryo bubi bitewe n'amazi menshi yajya bagwaho ndetse akaba yasenya n'inzu zabo. Gusa tureke gutekereza ibyo byonyine, batekereze ku bindi. Nubwo byaba byiza ko urumuri rwiyongera nijoro kuri twebwe, gusa si bose babyishimira. Cyane cyane reka tuvuge ku nyamaswa. Inyamaswa zimwe na zimwe ntabwo zikunda urumuri, ahubwo zikunda ijoro. Cyane cyane reka dutekereze nko ku bihunyira cyangwa se uducurama. Ibi byose bikora nijoro, kuko inyamaswa nyinshi zikunda guhiga nijoro mu gihe ibindi binyabuzima bisinziriye. Ubwo tekereza rero yaba ijoro n'amanywa biramutse bisa, ubwo birumvikana ko ibyo binyabuzima byatangira kubangamirwa n'uko isi irimo yitwaramo, bityo bigatangira kuba byabura ubuzima bwabyo, kuko nyine byaba byabuze uko bihiga cyangwa se uko bireba mu gihe bigeze mu gihe cy'urumuri. Ndetse kuko ibinyabuzima bimwe na bimwe byaba byabiba amasaha meza yo kwihisha kugira ngo bya bindi byabihigaga bicanganyukirwe, bimwe nabyo byajya bitangira kujya byihisha ku gihe, ahubwo za zindi zabahigaga zatangiye kugaragarira, bityo bikaba byatuma za nyamaswa nazo bizicanga. Hanyuma
ibihigwa bikajya bijya kwihisha mu gihe bitagombye kwihishamo, bityo byajya kwihishura bigasanga za nyamaswa zazihigaga zibitegereje, bityo inyamaswa zimwe zigatangira gushira gutyo. Ubwo icyo gihe ibinyabuzima bimaze amamiliyoni byitwara bitewe n'uko bibona isi igira imuri zitandukanye, nijoro haba hijimye, ku manywa haba haka. Ubwo icyo gihe byatangira kubura uko byitwara bitewe n'uko byakuze n'uko biremye byatangiye guhinduka bigereranyije n'uko isi irimo yitwaramo. Ibi ntabwo ari byonyine byaba bigiye kuba, kuko ntabwo inyanja zonyine zaba ziri guhinduka cyangwa se inyamaswa, ahubwo isi ubwayo yaba iri guhinduka. Ngaho noneho reka utekereze haramutse hashize amezi menshi ibyo ngibyo bibaye, ko amezi 2 agaragara ku isi. Ubwo bivuze ngo abahanga barimo baribaza ndetse barahangayitse, isi bigiye kwigendekera gute? Ndetse uko isi yikaragagamo byatangiye guhinduka, kuko ukwezi usanzwe kugira ingaruka nyinshi ndetse n'uruhare runini mu buryo isi yikaragagamo, kandi isi yikaragaga mu buryo busanzwe bumenyerewe. None haje amezi 2 kandi ari mu byerekezo bitandukanye ndetse no ku mpande zitandukanye. Bivuze ngo isi uko yikaraga byatangiye guhinduka ndetse byatangiye guhinduka cyane. Gusa ibi ntabwo byaba ukwezi kumwe, iminsi 2 cyangwa se ikindi gihe runaka gitoya, ahubwo byaba mu myaka myinshi. Uko igihe kigenda gihita twatangiye kubona izo ngaruka. Sinembye gusa kuko isi uko yabaraga igihe cyayo byatangira guhinduka, kuko igihe cy'amanywa cyatangira kwiyongera. Gusa twebwe ntabwo twahita tubibona, gusa kuko buri mwaka hajya hagenda hiyongeraho amasegonda kugera ubwo hashize igihe kinini tubona umunsi uko wanganaga bitandukanye. Gusa nkatwe byabaho uyu munsi ntabwo twazabimenya kuko ntabwo twaba tukiriho. Sinibyo gusa kuko weda cyangwa se ibihe by'ikirere byatangira guhinduka. Nk'uko tubizi, inyanja zigena igihe cy'ubushyuhe ndetse n'ubukonje bw'isi. Ngo tekereza rero mu gihe uko inyanja zigenda byatangiye guhinduka, bivuze ngo uko isi twayibonaga itangira guhinduka mu bijyanye n'ibihe. Rimwe na rimwe uko twabonaga imvura igihe yagwiraga bitangira guhinduka, ndetse n'icya gihe cy'ubushyuhe gitangira guhinduka. Uduce tumwe na tumwe twatangira kwakira imvura nyinshi ndetse n'utundi duce tugatangira kwakira imvura nkeya, bityo agace kamwe kakaba karumye akandi gatose cyane. Inkubi z'imiyaga nazo zatangira kwiyongera mu duce tumwe na tumwe. Ubwo bivuze ngo abahinzi batangira kubona ko uko ibihe byari bimeze byatangiye guhinduka, kuko bari basanzwe bamenyereye isi mu buryo bw'imihingire byatangiye guhinduka, bityo isi yatangira kwitwara mu buryo kuko tutari tubimenyereye. Nk'urugero, imidugudu imwe yari isanzwe imenyereye ko ibona imvura mu kwa 4 igatangira kuyibona mu kwa 5. Bivuze ngo igihe cyatangiye guhinduka, n'uburyo bahingagamo byatangiye guhinduka. Ubwo wahinze mu gihe kitari yarasanzwe amenyereye mbere atangira kuteza bitewe n'uko yari iteze ibintu atari ko byagenze. Ndetse n'uduce tumwe twari dusanzwe tumenyereye ko twari dukonje dutangira gushyuha, iki gihe kikatangira guhinduka. Abantu batangira kwibaza ngo ese niki kiri kuba ku isi yacu? Ubwo bivuze ngo ku binyabuzima nanone haba izindi ngaruka. Za nyoni zamenyereye kugenda nijoro zigendeye ku rumuri rw'izuba nako rw'ukwezi zatangira gucanganyukirwa n'uburyo ziragendamo. Ndetse na ya mafi yamenyereye kujya higa nijoro agendeye ku rumuri ruke rw'ukwezi nayo yatangira gucanganyukirwa. Ese ikintu gitangaje, inyamaswa zita coral reefs ubundi zitera amagi zigendeye ku buryo ukwezi kugendamo. Rero tekereza hajeho amezi 2. Bivuze ngo ukwezi kumwe uyu munsi kuri kurasa, ukundi kwazimye, ejo amezi 2 yarasiye rimwe haje urumuri rwinshi. Cyagiye habaga hazwi ko nta kwezi guhari, haje ukwezi. Mu gihe noneho twatumenyere ko ukwezi kuba kuri kumurika gakeya wenda biringaniye, urumuri rwabaye rwinshi. Bivuze ngo izo nyamaswa nazo zatangira gucanganyukirwa ese n'iryari ziraza gutereraho amagi yazo. Gusa nubwo twakomeje kuvuga ingaruka cyane cyane ku nyamaswa, natwe ubwacu byatugiraho ingaruka. Ubundi tekereza mu kujyanye no gusinzira. Umubiri wacu witwara bitewe n'uko isi imeze mu bijyanye n'ukwezi ndetse n'izuba. Tuba tumenyereye yuko ku gihe tugeze ku manywa kuko haba hari urumuri rwinshi ntabwo turi businzire. Hanyuma byagera nijoro
uko umuntu atangiye kumenya ko nta rumuri ruhari, ubwonko bw'umuntu butangira kumubwiriza gusinzira. None tekereza amanywa nijoro hose hari imuri, tekereza ubwo rero byatubaho. Mu mijyi koko basanzwe bamenyereye urumuri rwinshi ho ntacyo byabatwara, babona ari ibintu bisanzwe. Gusa tekereza abantu bo mu cyaro cyangwa se abantu baba ahantu hataba imuri nyinshi babonye ibi ngibi, uko bitwaraga bitangira guhinduka. Uko umuntu yagenaga amaso yo kuryama bitangira guhinduka. Nk'urugero, umuntu warapanze ko ari buze kuryama saa 2 z'ijoro akabyuka mu gitondo kare ajya guhinga, none bikaba byabaye ngombwa ko nijoro haba urumuri rwinshi, ubwo birarangira aryamye saa 5. Kandi uko araryama saa 5 cyangwa saa 6, ubwo uko yagiye guhinga mu gitondo biraza guhinduka. Bivuze ngo igihe cye cyarangiye, cyase cyishwe nyine bitewe n'uko izuba ryabaye ryinshi cyangwa se urumuri rwabaye rwinshi nijoro. Uretse ibyo, reka tuvuge kuri kalendari. Ubundi si tubara amezi bigendeye n'uko ukwezi kumwe kwitwara. Twavuga ngo ukwezi kuyikaraze hashize iminsi 28, 30 cyangwa 31. None tekereza hari amezi abiri. Ubwo isi yamenye igendera ku kwezi, ukwa mbere cyangwa ukwa kabiri, cyangwa se yagendera ku mezi yombi. Bivuze ngo kuko amasi yaba atandukanye, nako ibihugu bitandukanye byatangiye kubara ukwezi cyangwa se iminsi bigendeye ku mezi atandukanye, bityo sisitemu z'isi zigatangira gucanganyukirwa. Uyu munsi ugasanga bamwe bari mu kwa mbere, abandi bari mu kwa kane. Nyine icyo gihe isi yaba yacanganyukiwe mu by'ukuri. Ubwo bivuze ngo icyo gihe ku isi haba hari amakalendari abiri atandukanye, kuko bamwe bajya bakoresha kalendari y'ukwezi kwa mbere, abandi bagakoresha kalendari y'ukwezi kwa kabiri. Ibi byaterwa nuko aya mezi nubwo yaba agenda ku isi yose, ntabwo yaba agenda mu gihe kingana kandi yaba yitwara mu buryo butandukanye. Uko isi rero yaba igena iminsi byaba bitandukanye. None wasigara wibaza ngo ese biramutse bimaze kuba cyangwa se bigakomeza kuba, habaho ikiza kitizi cyabaho mu buzima bwa muntu, ibyo tugiye kuba twamenya mu mwanya ukurikira. Ubundi mu myaka ibihumbi abantu barabaga mu kirere, hanyuma bakibaza ukuntu isi iteye. Abashakashatsi bakagenderaho bavuga ati iyi isi iteye gutya, amezi angana gutya, iminsi imeze gutya, bagendeye kuko ukwezi kumwe kugendamo. None tekereza haramutse hari amezi abiri. Mu by'ukuri wenda ku isi mu gihe cy'ijoro haba hagaragara neza, gusa ntabwo byaba ari byiza ku isi muri rusange, kuko isi yaba itangiye kwinjira mu kindi gice. Kimwe mu gice cyaba gitangaje ku isi ni ubwirakabiri. Ubundi mu busanzwe ubwirakabiri bw'izuba bubaho igihe ukwezi kujya hagati y'izuba n'isi, hanyuma bikaba byakingiriza rwa rumuri rwavaga ku izuba kugera ku isi. Ibi biba gake gusa biba biri byiza. Hari abantu bava mu nce zimwe bakajya ahandi, bakaba batega n'indege kugira ngo barebe ako gace biraza kuberamo by'umunsi umwe gusa. Rero haramutse habayeho amezi abiri, urumva icyo gihe byatangira kubaho mu nshuro nyinshi, kuko ukwezi kwa mbere kwajya gufungura urwo rumuri rwavaga ku izuba rujya ku isi, ndetse no kwa kabiri nako ku kindi gihe kukazaza kugafunga urwo rumuri ruva ku izuba rujya ku isi. Ubwo bivuze ngo byajya bibaho inshuro nyinshi cyane. Iki gihe umuntu wese yagera mu kirere yajya aba yarataye umutwe yibaza ngo ese ni ibiki biri kuba ku isi noneho. Abahanga nabo byaba byarabacanze batangiye kwiga ikirere bundi bushyashya, aho batigeze bamenya isi ubundi. None reka twibaze ikindi kibazo. Ubundi mu busanzwe abantu bajya ku kwezi kugusura, none ubu byaba bigishoboka? Ibi byashoboka cyane, gusa nyine ubwo urumva ukwezi ayo mezi abiri yatangira kwifashishwa mu gukora ubundi bushakashatsi budasanzwe, bibaza ese ukwezi gushya kwaje, ese kwaba gufite amazi, ese kwaba gutandukaniye n'ukundi dusanzwe tuzi. Icyo gihe hatangira kuba ubushakashatsi bwinshi mu bijyanye n'ikirere. Icyo gihe uko abantu batekerezaga kuba batura ukwezi byatangira kwiyongera, kuko baba batekereza ko hari amezi menshi abiri, ndetse ku buryo bashobora kuba baturaho kuri kumwe cyangwa se ku kundi. Aho kugira ngo abone no bagire icyerekezo cy'ubuzima mu kirere kimwe, batangira kugira ibyerekezo bibiri by'ubuzima: gutura ku kwezi kumwe cyangwa se gutura ku kundi.
ubwo abana bari kuvuka muri iki gihe batangira gutekereza ngo ese sinjye waba uwa mbere mu kugaragara mu kwezi kwa kabiri kwabonetse, kuko abantu benshi dutekereza ngo nzajya ku kwezi gusarura kugezeho. Ubu ngubu icyo gihe haba ari umuntu ugutekereza ngo kuriya kwezi kwavumbutse bwa kabiri ibyo uzakugeraho ndi uwa mbere. Gusa abashakashatsi bo baba bafite ikibazo ndetse gikomeye bahangakiye isi mu gihe kirekire cy'ahazaza, kuko aya mezi abiri ubwayo ntabwo yakurira isi gusa kuko yakwikurura hagati yayo. Aya mezi abiri atangira gukurana hagati yayo kuko ubwayo nayo ameze nka rukuruzi, kandi nk'uko tubizi rukuruzi zirakururana. Ubusanzwe uko ukwezi ari kumwe mu kirere ntabwo gukurana n'ibindi, none ubu ngubu haba hari amezi abiri. Ubwo urumva ayo mezi abiri yatangiye gukurana hagati ubwayo. Tekereza nk'abantu babiri barimo barakurura umugozi, iyo bakuriye ku kigero kingana ndetse no ku mbaraga zingana nta kibazo kiba. Gusa iyo bamwe batangiye gukurura bitandukanye ndetse mu byerekezo bitandukanye haba ikibazo kinini ku mugozi. Iki kibazo rero nicyo cyaba no ku isi muri rusange, kuko aya mezi abiri yaba atangiye kujya akururana akuranye mu gihe kingana ndetse kimwe nta kibazo byateza. Gusa aramutse atangiye guhinduka uburyo yakururanagamo, ukwezi kumwe kwatangira kwisanga kwegereye isi, kandi uko ukwezi kwakwegera isi byatangira guteza ibindi bibazo, kuko bitewe na position ukwezi gusanzwe kumenyerewemo bigena uko isi yitwara mu buryo busanzwe. Rero igihe ukwezi kwaba kwegereye isi byatangira guteza ibibazo bikomeye. Noneho ya mivumba y'amazi twavugaga yatangira kwiyongera, kuko nyine rukuruzi yakururaga isi itewe n'ukwezi yiyongeye bitewe n'uko ukwezi kwatangiye kwegera isi. Ubundi ukwezi gufasha isi mu bijyanye n'ububerame bwayo. None tekereza uko isi yari imeze ndetse n'uko yari iberamaga byatangiye guhinduka. Ubundi uku kuberama kw'isi kugena ibihe tubona by'ikirere, bimwe tuvuga ngo urugagi, iki, umuhindo, ibyo byose tubona bigenwa n'ukwezi. None tekereza byahindutse. Mbere na mbere ukwezi kwa kabiri gutangira kwica ibintu, ndetse kuko twavuze ko ukwezi kumwe gushobora kwegera isi cyane, noneho byapfira rimwe. Ubundi klima y'isi igenwa bitewe n'intera iri hagati y'isi ndetse n'izuba, uburyo atmosphere imeze, ndetse n'inyanja ubwazo, ukwikaraga kw'isi ndetse n'ibindi byose cyane cyane nk'ukwezi. None tekereza icyo gihe byose byahindutse. Ubwo urumva nuko tubona isi byaba byahindutse ndetse n'ibyo twabonaga byahindutse. Ubwo wowe uvutse ubu watangira kujya ubwira abantu, cyane cyane abana bawe, ukuntu wasanze isi imeze nuko yaje guhinduka nyuma. Wavutse ubona ukwezi kumwe, hanyuma n'ibitangaje ukaza kubona ukwezi kwa kabiri. Ibihe byose wabonaga bigahinduka, uko wabaraga isaha bigahinduka, ibintu byose bigahinduka. Enari Fabrics niba ukeneye izindi nkuru nk'izi ngizi cyangwa se ibindi bintu nk'ibi ngibi, dukurikire hano kuri YouTube ukore subscribe.